ishimisha benshi yatsindwa ikababaza gashengura imitima ya benshi. Ni isaro ry'Inyanza, ni igikundiro cy'abareyo, ni urwererane, ni amatayiti, ni ibintu byose byiza. Murera irifuza gutsinda derby nyuma y'imikino 3 itsindwa, ariko nubwo itayitsinda ndabizeza ko itazasenyuka. Ariko hari n'ubutumwa amaze kubona itambukije mu kanya, nayo ubwayo bamaze no kwakira ko bafise plan, bari babwira nk'ikipe noneho tubikiri mu itangazamakuru gusa. Mbonye rwose koze graphique yandikaho ko ifise plan, nabyifuje ifise plan, nakabashe yarinze bagashyizeho magnifique rwose akabereka. Ndabona nagakwaya yamaze kugashyira kuri status. Ifise plan irabereka ngo insinzi 5 ziremereye Sport yagize ku mukiye ba PRFC. bavuga ngo dufise plan bafise niyi insinzi 5 bafite ziremereye ku mukeba, nta iri munsi y'ibitego 4, ariko mbonye hariho na hari 5 inshuro nibure 2. Lorenzo mu 1996 Rayon Sport yanyagiye APR ibitego 5-2. uzuko ni 5-2. Umwaka ukurikira birabisubira. Mu 1997 Rayon Sport yongera kunyagira ikipe ya PRFC ibitego 5-2. Icyenda na karindwi niyo narinzi, 96 ntabwo narinzi. 97 Twahirwa Dodo yari perezida wa Rayon Sport. Afande Dodo yari perezida wa Rayon Sport. 5-2 nyuma y'imyaka 7 mu 2002 Rayon Sport yongeye kunyagira ikipe ya PRFC ibitego 4-1. nyuma y'imyaka 11 sibiri kabiri bine apena yagiye bisinda. nyuma y'imyaka 11 mu mwaka wa 2013 Rayon Sport yongeye kunyagira ikipe ya PRFC ibitego 4-0. nyuma y'imyaka 3 2016 Rayon Sport yongeye kunyagira ikipe ya PRFC ibitego 4-0. Uyu mutwe w'amagambo uvuga ngo dufise plan, bakerekana zirezirita, abafise plan yo gukora rezilita imwe muri izi kuri derby. Ikibazo no kwibaza ngo birashoboka. Bafise plan ariko berekanye inshuro 5 batsinze APRFC mu buryo buremereye. Plan igomba kuba ijya muri zirezita muri uyu mujyi. Iyi plan ubwo bisobanuye ko turatsinda pe twitsinze byinshi 4 cyangwa 5. Ikibazo kiracyari cyakindi. Wasina Derife baraje baradusobanura byinshi. Ahubwo bageze bari kumwe na Derife ajya avuga abantu araza arakwemera cyane, abantu bamubone ni we mutwaye Kazungu. Ejo bundi Derife hoze atwereka CD yagiye abikaho amagambo yarekodinze utuntu turyoshye Kazungu yavuze tugera muri 40 yaradukinnye aragenda akaturikodinga. Ngiye ari mu kipe y'igihugu ngo niwe uwo basobanura ibyo navuze. Oya iyo foda yise muri computer ye yayise ngo ni imiriro ya Kazungu. Yose recording umwana wibugo yire kazaba murebe ushinzwe imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport. Ahubwo bageze ama video iki manuri mitima y'ubururu n'umweru nyoza amaso magnifique wa Rayon Sport. Reka bari kumvuga imbuga nkoranyambaga ni usubwo nabo imbuga nkoranyambaga. Nyuma yo kumva rero abashobora kubanzamo ku ruhande rwa APR, ibyo byose abarebe nabo bakeneye kumva ngo APR yagororotse igihe iranyemeje. APR bura ge nayemeye mbonye ko nta hantu hajegajega umwanya ku mwanya nyuma yo gukuramo Dao bure niwe ufite intege nke muri APR muri 11. ariho nyuma yo kureba kuvuga ngo Dao na Rorere twatakishe bane basatira barafinda Kiwanuka Togwi na Watara. kuba se kigana dahari nta kibazo ikinagora APR ni ukwicaza umwe hagati ya Togwi na Watara. Ubundi kuvuga ngo Dao si umukinnyi mwiza oya simbihamye yajyamo agakina, ariko baba batinya kwicaza umwe hagati ya Togwi na Watara. Basanzwe bakina Togwi na Watara barakina ahubwo nta musaruro barashaka ko barafinda ava ku ruhande bagahengeka, kandi muri stade Amahoro barafinda afitemo
Rekoro. yarayitiriwe afite amakuru meza afite donka imibare iramuvugira n'abadefanseri bamufashaga ariko ndabihamya yewe n'abadefanseri badverseri abadefanseri bareyo cyane cyane kuri derby baserumogo baserumogo ba bugingo akima gihari nabo babibafashagamo ariko defense ya Rayon Sport ihari 2-3 ikibazo cyaba imbere ariko defense ya Rayon muri rusange abadefanseri bane. Reka mbaza abakunzi ba Rayon Sport bari kwandikira muri chat imitima mwandike muvuge ngo turifuza Rayon Sport imeze gutya kuri derby mwanze muyipange aho ngaho muri chat andika 11 bawe wifuza Karenzi na 11 Rayon Sport ni amahirwe yo gutsinda match ye n'abafana ariko batubwira bifuza ntabwo bitewe na 11 ya Rayon nibo bazakina rega nibo bazaba ko amahirwe aperi ibigiramo kenshi nire yipanze nabi abafana mutubwire mwifuza 11 bameze gute nire yipanze nabi intasi zanjye zagerageje uko zishoboye iki cyumweru gushaka 11 ariko hari ingingo yagiye acanga abantu yacanze abantu mu myitozo kugeza ubu aragerageza guhisha urumva ariko nibazana babasa no kuri aperi nuko kugeza uyu munsi Tarebu kuba hakirimo nyine ako kantu ariko ko atletse ni ku mukinnyi ni ku mukinnyi umwe gusa aperi ntindagurika ni umukinnyi umwe aperi ntindagurika aperi irazwi Rayon Sport niyo yahindaguritse kuva shampiyona yatangiye kandi bikagira impamvu abatoza bane batandukanye abazamu bane batandukanye bose abazamu batanu bose barakinyi bareyise niyo yihindagurika cyane ariko kugeza ubu hari ingingo nagomba kugira 11 ihoraho aracyarwana nayo ariko mubwira ngo hari abakinnyi niba uzabashyira muri 11 hari ingingo niba nyumva musezeyeho hakiri kare kubona Basane ngo ari muri 11 yukina na APR niwe mutoza Claude niyo mugabo no guseka cyane hakiri kare kandi watari buburemo Kazu simbi kubwese nanjye ubona ari buburemo niba ushaka gutsinda APR byagusaba impinduka muri 11 zinakomeye rwose bibaye ngombwa defense yari irakomeye nta kibazo nyifiteho kibazo rega hari ingingo toranye equipe wifuza ari kumbwira ngo genda kubwira ngo maze imyaka nde umupira iyo nkubwiye ngo iki kintu gikitondera nta marangamutima mfite nta rwango ntaki iyo nkubwiye ngo iki kintu kitondera hari igihe nyivuga Kazungu n'igihe kibara ubuhanuzi navuze dawa hakiri kare urakabije ngo haracyari kana ko ubuhanuzi Kazu niko ukanzemo ari ubuhanuzi ntabwo uri bumbwira ngo okay kuri Basane ni ikine Kazungu cyangwa n'ubuhanuzi Basane muri seze ebyiri amaze nyine kuri Basane uravuga nka Kazungu cyangwa n'ubuhanuzi nka Kazungu okay nka Kazungu Basane match zisanzwe ziramunanira uramuzana kuri APR abasemuzi bamusemurira ibyo Kazungu arimo avuga n'urugero match zisanzwe uragwa none Basane bino Kazungu bavuzeho bikoresha na motivation wowe n'umugabo w'ingabo uramuzana Basane ni urugamba rukomeye urunguru ko abakinnyi bavuganye na Fane Mbaraka uramuzana wa Basane urashaka Yves none hora haragira mbere urashaka Imana Yves urashaka urashaka umwanya wose Basane urashaka ndeka umwanya nashyireho umuntu rero Basane ku munsi we mwiza niwe mukinnyi mwiza ku mwanya muri Rayon Sport cyane urashaka Taichi urashaka Cindy Paul nabwo no gusenga kujya kuri uwo munsi Bazizi Basane nyine aba mwiza urashaka Cindy Paul ariko se uwo muravuga Basane nkaho Rayon Sport ifite Kiwanuka iri kwicaza nkaho ifite Watara iri kwicaza no umwanya Basane akinaho uzabandi ukinaho ni Cindy Paul Jesus ni Taichi twarababonye Basane yitoje neza ku munsi we yaruhutse Basane niwe mukinnyi mwiza ku mwanya we turemeranya ko adahambaye ariko abandi sinabaye Cindy Paul Jesus Kazu oya Taichi gendera kuri baro ibi biraruta come on hari ingingo 11 amakuru yizewe ko n'abanyari ingingo agenda himba uko abari hafi bandabuye hari ingingo ngo yabwiye abanyamahanga yashyize mu banyamahanga 8 yatoranyije ngo yababwiye ngo niba warapakiye ibikapu ukambuka umupaka ugatezamo kashe muri pasiporo ukambuka ukaza ngo uje gukina mu kipe nka Rayon ndaguha amahirwe yo kwereka abanyarwanda n'abareyo n'isi kuri umukinnyi cyangwa utari umukinnyi
sinzatinya kugukuramo mu minota 10 kuwa gatandatu mu minota 10 cyangwa niyo finali ubwo yawe butumwa burareba Azizi Basane cyangwa niyo finali yawe muri rero reka n'ibya finali iminota 10 izaba ihagije ko ngukura mu rwose icyo kibuga nacyemera aho ugira ngo utsindishe hakiri kare ndamenya ko nibeshye muri impinduka zihuse nzagukuramo byandi Basane Azizi Basane uruha iminota 20 akaba atangiye ngo abayaguye inshuro abari kugwa inshuro eshanu ubutumwa arabwumva cyane bafite hangover ariko aba yavuye kuwa gatanu mu kabari bafite hangover bari bari kuva mu kuwa gatatu aranywa icyayi n'amazi simbihamya aranywa amata ariko nanjye nkumbuye kureba Azizi Basane udafite hangover mu munsi umwe iba yagiye yose wowe kubwira afite ubuhamya reka genda ndayigurira nta kibazo ndayimugiye nabura nta muntu zo gutagira ngo mva ariko nkanjye iyo nayigize ishobora gushangira mu masaha 2 amasaha 2 hano zo mu kazi ufite ene hano zo mu kazi ufite ene avuze amasaha 2 nyine arishobora gusha amasaha 2 ibyo ndikubwa nk'umwatlete umukinnyi ukoresha imbaraga umwatlete ukoresha imbaraga byibuza umunsi umwe 2 atarahura n'inzoga babaye muzima basa n'uzikunda handi mu kiyo kiraga muri polisi bajyaga baraje handi mu kiyo kiraga muri polisi mu munsi wavuye muri Vipers yitwa nde umuga bitsinga indege namo ngira ubwoba 11 bashoboka bareba bashaka kubona ejo wavuye muri ntabwo mwibuka Olivier Kwizera ari tayari cyane uwo nta dutwaho nabonye witwa Padi ni Padi nde imyanya ine hano sarimo yandimba ya trendinze kwe bayita anxiety ariko ni nziza nanjye natangiye kuyikunda imyanya ine ya nyuma y'inyuma ya Rayon Sport irazwi kandi irazwi pe nabanza rurimo izwi se hagati ya Kabange na Obedi ko ngo birakomeye ni Kabange Kabange aramushimira match nziza zira korose za Obedi ntabwo muzikeneye yo kubwanjye ko Obedi yagiye imbere ya Kabange niyo mpamvu nabwiraga ngo sishaka Basane sinemera ubwo Obedi bari gushaka uruhande rwe ruraza ko ari kunyonde kuri APR ndetse akinye wenda tuvuze ngo akine abadefenseri batatu kugerekeranya abadefenseri babiri kuri derby je mfite impamvu ko bimwe Tarebo yakoraga byo gushyira byo kugerekeranya oya yagiye cyane ya Claude nabugiye oya ambarenga nakagege je mvuga ibintu ntanga n'impamvu muri Mukura ya Rotifi yakinishaga abadefenseri batatu agatwara shampiyona Obedi yakina nk'umukinnyi abatsinze APR batsinda na Rayon Obedi yakinaga ku ruhande ariko abo ni mu badefenseri batatu abadefenseri banekazi ni Obedi nabonaga asatira we na Zuberi aba ari umudefenseri abo nabo muri batatu ndabyumva ariko ufite igice cyose gusatira uriyo kudefana urahari ni Kabange kabiri kubera icyo utakira imbere ya Kabange mu busatirizi none ufashe Kabange yo ku ruhare ni Kabange ushaka kumbwira ngo ushyizemo Basane umwanya wari wose wamusimbura ubwo sokoze usimbuje uwo mwanya upfuye ubusa naba no kwambwira ngo Obedi byanze reka bari kunzana Basane mbe nyuma ariko Obedi umuzi w'umuvuduko Basane muzima monte za Obedi araguha gufasha Kabange ntabwo hari ingingo kamwe ku rwego rwe ntiyakinisha abadefenseri babiri muri match bakabiri babiri ku ruhande ubwo bwoba se Azizi Basane reka Basane amutangwe bwa mbere n'ubwa nyuma amushyiremo iyo minota 10 si Obedi uje kudefanda ibyo byaba ari nko guhamagara Claude ngwino ukeneye ku murongo ugabanya ikibuga mo kabiri rwose wisanzure wikinire yahita baimbated rwose nta pressure nta threat nta kintu na kimwe ku buryo Obedi atamugora ntabwo bishoboka yamukize imbere ya Kabange wari umudefenseri ubuso umuvuduko wa Obedi ujyanye n'uwa Basane umupira wishyize imbere nta bihuriye pe nta bihuriye Claude uretse ikosa ntiyamufata nta bihuriye kandi burya Claude umukoresha amakosa n'abatadandabira ibyo ntabwo Obedi arimo nawe niba atadandabira ncyo cyura azaba ari tayari awutakaza mbere n'iki cyuri Basane awutakaza mbere ncucuri nicyo cyuri kuko ngo umudefenseri umufashe aramworohera ntamugora awutakaza mbere wabivuze niwe uhari ku rwego rwe niwe uhari niba nawe adashobora gukina rega asoje amasezerano niba adashobora gukina iyi match icyo nemeye Karenzo bagaragaza itandukaniro icyo nemeye uvuze iminota 10 zabihagije okay nta mwanya wundi nzaguha ibishoboka oya nawe 10 zabihagije plan B ishobora kuba nibyo tuvuga tutemera ishobora kuba ihari ivuga ngo Obedi naba nuko yaza akagusimbura kuko niba ntagera imbere y'izamu rya APR buri kanya umupira utakaje kandi uko utakaje APR dusatira icyo cyo ubu kiteze kandi akandi kantaribagirwa mu myaka yose mbona Rayon Sport na APR Rayon Sport APR itangira yataka cyane rero rekina neza ari uko APR imaze kuyitsinda igitego
ni gake cyane Rayon Sport iratangira ubu byaricuritse kazungu iyo aperi ibanje igitego ihita isubira inyuma imyaka yose ko mbizi kuva muri za 1998 aperi itangira yataka Rayon Sport cyane 11 reyiruhuka aperi yayitsinze igitego nibwo reyirwana no kudefa azongo sinzi ko ari butume mvuga 11 ntacyo komeza twaheze muri defense kandi abashyitsi ngo bagiye kwagira oya defense winayitinda irazwi Kabange Ganijuru Chimanga na Yusu aba mediateri batatu uko bivugwa niba atari mind game niba atari guhinda atari kujijisha n'aba kongomani b'abarundi bose ko ari batatu Richard Abedi Bigirimana Kitoko Rikaba tambwe hanze abo nibo batatu bari Richard Abedi na Kitoko Richard Abedi na Kitoko Rikaba rikabwa rikakina ku 10 batatu b'imbere Abedi ku 10 Tambwe uruhande rumwe Basana urundi Asman kuri point abo ndutoni babiri ni Richard na Basana abandi nta kibazo kandi ntacyo bitwaye ko oya kubanzamo ko abo nibakina nabi none se urashaka ko aba barusha ni bande se ku bwawe washyiramo tubwire gatandatu reyo yashyiramo Aimable aho ngaho uranse kuri gatandatu rest uvuze mu bijyanye n'imikino ishize niyo ikwiriye kubanzamo ariko abo mfite impungenge ni Richard na Basane cyangwa mvuga ngo bazasimburwa mbere Richard niwe mukinnyi wareyo uhagaze neza niba uzakina iminota agira ikibazo ku mikino ikomeye Richard agira ikibazo ku mikino ikomeye oya ariko izo ibyo urwego rwamurenze pe ibyo simbyemera ko umukinnyi yabaho ngo iyi match imunanire birashoboka ko ari tactique ko ari umutozo muvunisha wenda akisanga ari we wenyine ntabwo byemera se ko hari urwego umukinnyi atarenga rwa match kuko match ze zishobora kuba ari match urwego ariko match nkuru atayishobora watinya Ruboneka akina neza ku Magaju akina neza kuri Rutsiro wamutinya uko ariko byagera kuri aperi agutsinda bitatu agutsinda nta gatsinda wenyine ntabwo niba ari ibyo bose bavamo ubwo bose niba si urwego rwo gukina nawe Ruboneka ubona yakinnye na Etenseri yakinnye n'Amagaju ntabwo ari gukina kuri derby abari mushya abari mushya Ruboneka abagenda Richard ntiruka none ubu yizeye ko azabanzamo ubu yizeye ko azabanzamo Ruboneka n'abafite Karenzi ntabwo ari abantu ubona bakinnye na Polisi Nyamirambo Karenzi ashaka atakurikiranye aperi muri stade Amahoro barihuta cyane ibigenda bameze nk'abantu aperi na Niza Rayon Sport muri Mediane ni abamediateri batiruka batavaho bari Richard ntiruka yewe kandi none ko iyo utirukanka bisaba ngo utange pasi wizera ariko hari ikintu hari facteur murimo kwirengagiza hari facteur mwirengagiza sibyo Ruboneka uwo Ruboneka hari ingingo yakinye n'abatoza Kiyovu aramuzi yamutsinze kabiri uwamutuma ari muri reyo uwazamutuma uko ibyarabiye uyu Ruboneka yirukanga na Piramide muri stade Amahoro ikamutsinda bitanu neza muri stade Amahoro imukuramo itese yirukankanye ndakwibutsa ngo hari ingingo yatsinze muri Kiyovu afite Mediane imeze ite muri Kiyovu atsinda aperi ngo icyo gihe batsinda aperi Sabedi se si picu si abakinnyi basanzwe kuri none tugereranyije na Richard rero na Rikao na Abedi muri Mediane ya Dawuda na Ruboneka ubundi aho ngaho niho ruzingiye icyo nemeni Sabedi ndakubwira Sabedi se si uri muri reyo icyo nemeni ikibazo ni kuri gatandatu Mediane ya reyo se yarinde uretse Ruvumbu Karenzi urumva wakinaga 10 ariko ni Abedi na Gasongo sibo batsinze match ebyiri sibo batsinze aperi match ebyiri Ngendahimana Eric Ngendahimana ibitego bya Ngendahimana match ebyiri oya niwe yakinaga gatandatu wale cyangwa muri Axe yakinaga muri Gatandatu. ni gatandatu Axe n'uvere rwatubyaye na Mitima gatandatu Ngendahimana umunani yari inde yari umunani yari Kanamugire Roger sindibuka neza cyangwa Ngendahimana ari umunani Kanamugire finali yarakinye se ndumva atari kera cyane ariko ntacyo bitwaye ariko yari abakinnyi ikipe isanzwe bose abakinnyi yari basanzwe isanzwe n'umuvetera Ruvumbu niho ruyo umuvetera utiruka gusa umupira umugezeho asubire muri Kongo baravuze ati reka urwego rwawe ntiwakina hano urwego rwawe kandi yavuye hano inyenyeri baramuhakanye muri AS Vita cyane abo mu bencheri baranyanga sinzi nibaza rero ko hari ikintu hari shyness hari
morale nkeya hari ibibazo byinshi njye nibaza ko bitandukanye n'ibyo turi bubone ntabwo Richard afite imbaraga nkeya turamubona muri match muri Mediane agashya gahari araturuna nta munyamahanga uzasimbura nta munyamahanga uzasimbura muri kandi nkubwiye ngo umunani bose kandi nkubwiye ngo yababwiye ngo niba warambutse aho iki ni cyiza cyane iki ni cyiza nacyo ni cyiza niba waraje muri Rayon Sport ukaba uje gukina umupira bigaragaza icyakuzanye wowe tambure niba Kagege ashobora kugusuzugura akagusiga akazamuka ntutanga umusaruro ubwo nukwiriye gukina muri Rayon ubwo nturi ku rwego niba Basaneri Korode yakwidegembya agakora ibyo ashaka urakora iki mu Rwanda urabukorekera niba defenseur babene igihugu uri umunyamahanga ba Yunusu na Abdul bagukanga wowe Asumani afite ibitego 4 na assist imwe muri iyi nibyo Abedi Rikawu niba tuvuga na Clement nashaka azakina ejo niba Clement na Yunusu babene igihugu uri umunyamahanga cyane Asumani utabatsinana igitego ukwiye gukina muri Rayon Sport urumva iyi ni finale mugende mugaragaza icyo mushoboye ni finale yacu nidutsindwa shampiyona yarabigiye ku ruhande siko bimeze yarabigiye ku ruhande agasuzuguro karaba gakomeje nyine ka mukeba mugende musige umutima n'amaguru mu kibuga simbura ni iminota 30 40 50 myiza Didi arahari Iva arahari Fista arahari uje mu mujyi wanjye n'abandi barahari Fista ubushize yakinye neza cyane asimbuye ndabwira hari ingingo ngo tegura abasimbura babiri kuri iyi match Ive na Didi tegura aho yamabarira Ive mu mure Aimable tegura Didier Taichi ari tayari Didier uwo ni umusaruro wa mbere Taichi mu mwanya wa Basane ariko Taichi aze ku 9 Asman ajye ku ruhande mbere ya byose tegura umwanya wa Basane gushyiramo Obedi nari nyobye Basane tegura Obedi kuzakina kuri 7 Basane avuyemo tegura na Didier umwanya wa Richard batise Didier ko adakina nk'umukaseri ndumva nayisaba imukanza reka wazagaruka Richard navamo reka atasubira inyuma kuri 6 Didier ajya ku 9 bihite bihinduka tamagaruke hagati tamagaruka ku 10 Abedi ajya ku 8 nuko ngo umusimbura wa Richard ni Didier Richard nakira nabi abantu bazitege kuvuga ngo barabona ntarendwa no kubona umwataka arimo kwishyushya umwataka uje kunganira undi mwataka haryo uvuze Didier nande Didier na Obedi Didier na Obedi abanyarwanda babiri bazasimbura Basane na Richard abategura hakiri kare ubwo nayiva bamutegura ibitari ibyo kuko tambwe ni 811 ko cinya mukuramo azahita mushyira muri Mediane Peri akomeye aya Peri none ifite na bench ubwo ni turi kuvuga bench yema ndi kureba nk'abantu bose batanu b'imbere uhere kuri Dauda ruboneka kiwanuka togura ibyo ntibukanga etenseri zitsinda kandi aricyo nyine watarakubwiraga ngo ntinya gukina etenseri n'amagaju ariko kuri Rayon nabo baba bafunguye bakina aho nanjye ndigaragaza oya tuzabona umupira ahubwo umeze nk'uwa Bayern Munich na Paris Saint-Germain aho bigoranira ni kuri Asuma ni kuri ataka ya Rayon Sport izabigera ku izamu niba hari ingingo atazaparika bisi kandi ayiparika azatsindwa niyibeshya ariko giyewe niyibeshya akajya adomoka izi mpande zari zibaye ziri tayari ikibazo ni ataka ya Rayon Sport kazu uruhande rwa match ya Bayern na Paris Saint-Germain ntabwo ishoboka kuri Rayon na Peri impande nziza cyane sini izi mpande zari zatambwe na Basane kuko ubusanzwe n'abatekinisiye atari byo bindi abakinnyi bizira ubwabo ni nacyo wumva coach yavuze nako Karenzi yavugaga nanjye nemera niba abadefenseri b'abanyarwanda babene igihugu utabashobora none se ubwo washobora abadefenseri b'abanyamahanga uzabuca kwa Kagege ni tambwe fundi wa mpira Basana zari kumwe na Claude bari kumwe Chamazi kuri Singida Tanzania yatsinze igitego ari kuri 11 Basana ari muzima ya Claude baki yarahanganye n'umunyamahanga witwa Ndere kuri 2 wa Singida simwibuka wakoraga monte cyane uzamuka niwe Basane niwe wari kumwe na Tambo Basane niba utashobora Claude niyo mugabo bandu w'Imana Frank abacenga bakamuzenguruka abawinga benshi bo mu Rwanda ubona ko basiga Claude oya ni igihe
na match ya Mukura yakoresheje penalty kubera ko yari itatu yamusize basa no wabukemwa ukwiye ku umwenda wa Rayon Sport we yaba ari tuzo yanyuma aka kantu ko abanyamahanga barayobose 8 bashobora kubanza neza ushobora kumbwira ngo ufite Chimanga na Yusudiani byabe ndavuga ngo Watara ngo baguhya Watara ni mumbone ratsinda igitego azaba atunguranye mbibateguje hakiri kare Watara ni mubone yegereye defense y'abanyembaraga ba Rayon Sport azaba ari kure muri metero nyinshi kuko bose n'abantu bari fit ku icyenda Watara ntajye muri duel inkubara ya Chimanga ashobora kwikubita hasi bagaterura bajyana aperi nibura ubushobozi bwo gutsinda igitego mu izamu rya Rayon Sport noze ndeba statistique za kwizera muri phase retour ziri crazy haratsindwa match kwizera haratsindwa match nimwe muri retour yatsinze enye banganya esheshatu haratsindwa match nimwe nyibonye kuri Kinyamupira News haratsindwa match nimwe aperi niramuka idafite ubushobozi bwo gutsinda ibitego kuri match biri bizaba ubusa ku busa ko simbona ribona igitego kuri match atake itari hejuru atake ya Rayon Sport kuvuga ko yabona igitego muri aperi nubwo aperi idafite defense navuga ko iteye ubwoba idafite atake navuga ko iteye ubwoba ireyo yari maze ibonye ibitego ejo bundi kuri match ya icyo rero uvuga icyo y'abagaju yari maze imikino itanu itabona igitego icyo uvuga nicyo gikomeza kubona igitego kuri match ni detail aperi itabona ibitego ni ubusa ku busa match kubona derby y'ubusa match umudefenseri yagitsinda muri corner match yabona kufura nziza Richard ahantu heza akagitsinda match ni ibindi kuki yari maze igihe kirekire bidashoboka kitabone kubona bagerageje ibintu byose sibye match y'amagaju nawe iriya match zaheruka muribagirwa ko Rayon Sport ifite umutoza mu gitego ni ikisi ni uburyo cyubakwa ni uburyo gitegurwa siko bimeze ni uburyo igitego gitegurwa ni uburyo ni icyizere mbere na mbere twaze tubivuga hano ni gute umbwira ngo Rayon Sport ikina match 8 ifite Yusu ifite Chimanga ifite Far ifite Asman ifite Tambwe ifite Abedi ifite abakinnyi bareshya kuri idashobora gutsinda igitego muri set pieces imipira miterekano yose isigaye yaranze cyarakosotse ejo bundi nabonye babigerageza kuri gorira gusa guhereye kuri gorira no ku magaju no bintu babigerageje so igitego rero cyo kuri derby nk'icyo cyaboneka kuri corner cyaboneka kuri penalty cyaboneka kuri kufra igitego kirashoboka ahubwo icyo ni cyiza kuri Rayon Sport kuvuga ngo at least umutekano urahari wo kudatsindwa igitego kuko aperi niyo ikomeye aperi ikomeye ku kwataka irakwataka ikagutsinda niko yagiye itsinda ibitego byinshi mu mikino itambutse ndimo ndabona derby iryoshye ejo ntabwo abantu bazabona muhogo bazabona umupira murebe statistique za kwizera muri BK Pro kuko nubwo bivuga gutyo Lorenzo ntabwo Tambo yakinaga kuri attack ntabwo yakinaga mu ba forward kandi niwe mail biteri wa Rayon Sport bivuze ngo igitego yakibona n'ubushize yaragitsinze igitego yagitsinda araba ari imbere Asman amaze igihe kinini muri meforme kinini adashobora gutsinda igitego watifu yazukira kuri derby niba statistique terimo amakosa abiri hasira imikino 10 ya Rayon Sport no yakwizera muri Rayon Sport ariko ya championnat BK Pro League ariko kwizera afite amafoto meza yarakuye izi dread bajye bakora amafoto ariko ntacyo bitwaye oya meze ari rastaman akiri umurasta ubona biri bizare abona na PR ntacyo bitwaye ariko urugero amafoto meza ari mu mavubi ejo bundi asa neza akeye none se yariyogoshesheje ahantu niko yasinye Rayon Sport yambaye mbona atari umukinnyi mbona ari umuhanzi aba ari padike mbona ari padike hano kabisa nahoze ndeba statistique ya championnat Rayon Sport yatsinzemo imikino 10 ya championnat kwizera ari mu izamu Rayon Sport yatsinze 4 inganya imikino 6 nta mukino n'umwe yatsinzwe muri iyo mikino 10 harimo clean sheets 5 hafi y'imikino kwizera kinnye muri championnat ni clean sheet harimo clean sheet 5 atsinzwe ibitego 4 gusa 4 byonyine ntaratsindwa match izamurega na defense ntabwo ari bibi
kimwe Ariko Rayon nujya Sport- imbere, nujya nubwo imbere. byasabye ko Rayon Sport Ibibazo. izihisha isi yose kugira ngo ibonemo umukinnyi mwiza ariko mu byo yaba yaragezeho muri second half ya season kamera yabonye umunyezamu niramuka imwongera amasezerano bigakunda kuko asigaje ukwezi muri Rayon Sport niramuka imwongeje amasezerano akabyemera mu byabahangayikisha Sesta ntabwo haba ari mu munyezamu ariko se yabyemera kongera se yagize imana akagarura foruma abantu bakamubona kwizerega ni umuntu wamaze kwidekaramo kandi nawe ushaka ikipe hanze ahubwo nk'umuntu ntayinka shaka ikipe hanze ndafise pula kabisa bafise pura yo Bafise